uko udakora imibonano mpuzabitsina cyane niko bigabanya ubushake bwo kuyikora. Ukuri kuvuzwe mbere y'igihe buri gihe kuba ari icyago. Ibintu bitatu bitajya bigaruka: igihe, ijambo n'amahirwe. Bityo rero ntugatakaze igihe cyawe uhitamo amagambo, kandi ntugatakaze amahirwe ngo nuko akuri inyuma. Mbere y'uko utangira urugendo rwo kwihorera uzacukura imva ebyiri. Niba ufite agahinda gakabije ni ukuvuga ko ubayeho mu hahise. Niba uhangayitse uri kubaho mu hazaza. Ariko niba ubayeho mu mahoro ni ukuvuga ko ubayeho mu ndagihe. Urugendo rwa mayiri 1000 rutangirana n'intambwe imwe. Niba utagira ibitekerezo bibi nta bikorwa bibi uzagira. Umugabo uvuga ngo nabikora n'umugabo uvuga ngo ntabwo nabikora bose bari mu kuri. Nukomeza kwiyumvamo ko wabuze ubumenyi no gukomeza kugira ubwoba bwo kubura ubumenyi bwawe, ntukabishinje mugenzi wawe. Biteye ikimwaro gusenya inshuti zawe kuruta ko zagutenguha. Garagara nk'umunyantege nke mu gihe uri umunyembaraga. Garagara nk'umunyembaraga mu gihe uri umunyantege nke. Umugabo wibera umwanzi ni uwibwiza ukuri mu makosa ye. Aba ari kwiremamo gukora ibikwiye, kutabikora ni bibi cyane. Umuntu ugerageza kugendera mu nzira ebyiri icyarimwe ntaho azagera. Umuyobozi mwiza ayoboza ingero, ntabwo ayoboza agahato. N'inkota ibitswe mu mazi y'umunyu bizarangira iguye umugese. Kamere ya muntu ni ibibi, ariko ubugwaneza buturuka ku mutimanama. Kugira ngo umenye umwanzi wawe ugomba kubanza kwibera umwanzi. Nindekura uwo ndi we nzabona akagombye kuba we. Niba ugiye kurwana banza ubare igiciro bizagutwara n'intege nke ufite. Abakera abo bitaga abarwanyi b'abahanga ntabwo ari babandi batsindaga gusa, ahubwo ni babandi bahoraga ari indashyikirwa mu gutsinda. Nta kintu cyoroshye kandi kitagira umugaga nk'amazi, ariko uzagerageze kuyarwanya. Wite ku bitekerezo byawe kuko ari byo bihinduka amagambo yawe. Ujye wita ku magambo yawe kubera ko ahinduka ibikorwa byawe. Ita ku bikorwa byawe kubera ko bihinduka imico yawe. Wite ku mico yawe kubera ko ihinduka ingeso zawe. Ujye wita ku ngeso zawe kubera ko zihinduka icyerekezo cyawe. Umusaruro uhambaye ushobora kugerwaho hakoreshejwe imbaraga nke. Iyo abantu bazi byinshi biragora kubagenzura. Inziga z'ubutabera zisya gahoro ariko zigasya neza. Umugabo apfira mu ivuka. Iga hashize kugira ngo usobanukirwe n'ahazaza. Biroroha gukunda inshuti yawe, ariko isomo rikomeye kuryiga ni ugukunda umwanzi wawe. Ubumenyi ni ubutunzi, ariko imyitozo ni rwo rufunguzo rwabwo. Ushobora gucika ku ngeso zawe uyu munsi, ntabwo ari ejo. Uzi ntavuga, uvuga ntacyo azi. Ntushobora kwizera umugabo udafite icyo ahomba. Umuntu uvuga cyane akenshi aratsindwa. Ubuzima buroroshye, ariko nitwe tubuhatiriza gukomera. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibintu kamere, ni ubushake bw'impinduka. Wiburwanya kuko birema umubabaro. Reka ukuri kuba ukuri, ibintu bigende nk'uko bigomba kugenda. Intsinzi ituruka ku bandi itera imbaraga. Intsinzi ituruka mu muntu itera gushira ubwoba. Nuha umugabo ikirahure cy'umuceri uzaba umuhaye ifunguro ry'umunsi. Mwigishe kuwuhinga uzaba utabaye ubuzima bwe. Ibitari ku murongo bituruka ku bipanze neza. Ubwoba buturuka mu murava. Intege nke zituruka mu mbaraga. Nudashaka uzahomba, nushaka uzabona. Uburyo ushakamo gahoro ntabwo ari ikibazo, mu gihe cyose utarekeye aho gushaka. Ujye witondera isukari ivanze n'uburozi. Ujye witondera isazi yicaye ku nzoka yapfuye. Abagabo bapfa mu buryo bworoshye kubera ko baba bafite ubushake bwinshi bwo kubaho. Mbwira nzibagirwa, nyereka ahari nzibuka. Tubikorane nzabisobanukirwa. Kwita ku byo abandi bantu batekereza uzahora iteka uri imfungwa yabo. Igihombo gishobora guhindurwamo inyungu. Inyungu ishobora guhindurwamo igihombo. Kwiyumvamo kuri mu kuri cyangwa mu makosa
niyo ntangiriro y'ubwenge. Nta cyaha kiruta kugira ibyifuzo byinshi. Itondera intekerezo zawe kuko arizo ntangiriro z'ibikorwa byawe. Kutishimira ibintu ni ugukuba kabiri bibi. Guseka ni ukubyangiza. Ushobora kuzamura ba bandi bakubabaje ubababarira. Ibyo utekereza bikore. Twinjiza ari uko dutakaje, dutakaza ari uko twinjije. Utitaye ku kuntu uhuze cyangwa uko utekereza ko uhuze, ugomba gushaka umwanya wo gusoma cyangwa uzikureho amaboko. Amahitamo duhitamo twiyirengagije. Iyo nihaye umudendezo wo kuba uwo ndiwe, mpinduka uwo nshobora kuba we. Ibyishimo ni igihe usobanukiwe n'ibyishimo bikomeye ko ari ugukundwa. Noneho ibyishimo bya nyabyo ni ugukunda. Rimwe na rimwe tubona byinshi ariko ntitwite ku by'ingenzi. Umunyabwenge numenye ibyo akoze, ntabwo ari uwiyubaha ngo abandi bamwubahe. Niba ubuze kwizera, kubaho ntabwo kuzakwizera. Ibibi ku muntu umwe biba byiza ku wundi. Hari ibintu bitatu nshaka kwigisha: kwiyoroshya, kwihangana no gukunda. Ibyo bintu ni ubutunzi bukomeye. Gukundwa byimbitse n'umuntu runaka bitera imbaraga. Gukunda umuntu byimbitse bitera umurava. Inzira iri hafi ariko abagabo bayishakira kure. Ibintu byoroshye abagabo babishakira mu bintu bikomeye. Intangiriro kiragora kandi kababaza. Irangira ibikomere byibagiranye, ariko ntuzibagirwe ubugwaneza. Hari ubwiza mu bintu byose, ariko si buri wese ubasha kububona. Inzira y'ukuri ni umuhanda munini, ntabwo bigoye kuwumenya. Umugabo agomba kubaho nta kimwaro kubw'ikimwaro kimuriho. Hatabayeho ikimwaro, ukumwara ntikubaho. Umugabo wirukanka ku nkwavu ebyiri nta na rumwe azafata. Ubuzima nicyo kintu gihambaye cyane. Kunyurwa nibwo butunzi bukomeye, icyizere niyo nshuti ikomeye cyane. Inzira yo mu misozi nikoreshwa izahinduka inzira nyabagendwa mu gihe gito. Nidakoreshwa izatangirwa n'ibyatsi mu gihe gito. Biroroshye kwanga, gukunda biragoye. Niko imbonerahamwe y'ibintu iteye. Kugera ku bintu byiza biragoye. Kugera ku bibi biroroshye cyane. Kwiga nta bitekerezo ni umurimo wo kubura ibitekerezo utari kwiga. Kwiga nta kaga, gerageza uko ushoboye kose ubundi muntu, wa wundi wifuzaga kuba we. Ivure, uzasanga ariyo nzira ya bugufi yo kuba umuntu mwiza. Gutsinda ni bibi cyane nko gutsindwa. Ibyiringiro ni ubusa nk'ubwoba. Abantu bagira imico myiza, kutirebaho niwo muco wabo. Gukora amakosa ntuyakosore byitwa kuba umunyamakosa. Ushaka kuba hejuru y'abantu niyishyire hasi yabo. Ushaka kuba uw'imbere ahinduka uw'inyuma. Wa muntu ukubabaza akwambura ingufu z'intekerezo mbi, akaguha ingufu z'intekerezo nziza. Ni umugabo mwiza ariko akaba umwarimu mubi. Ni umugabo mubi ariko akaba akazi k'umugabo. Iga nk'umuntu utaragera ku ntego ze, nk'umuntu ufite ubwoba bwo guhusha intego. Nuba wenyine igihe kirekire, uzagera igihe wakira irungu. Ntabwo uzamenya ubushobozi wifitemo nugira ubwoba bwo kuba wenyine. Ntabwo wafungura igitabo nta kintu wakizeho. Ukuri gusigaye kuri wowe ni ukudashaka kwigereranya no kurushanwa. Uzagera ku cyubahiro giheranije. Umugabo ugira umurava utamuturutsemo atinyuka gupfa. Umugabo ugira umurava umuturutsemo atinyuka kubaho. Niba ugira ubwoba bwo gupfa ntacyo uzageraho. Abagabo bahambaye ni abiyoroshya mu mvugo, ariko bagakora ibikorwa by'indashyikirwa. Utangira umushinga vuba vuba kandi yihuta, nta musaruro ageraho, ntacyo azakora. Utangira yitonze, arangiza umurimo we nk'uko yawutangiye, ntabwo azatsindwa. Umugabo ubaza ibibazo ninjije mu gahe gato, ariko utabaza ninjije mu buzima bwe bwose. Iyo ingeso nziza zibuze, kamere iragaragara. Iyo kamere nziza ibuze, ubutabera buragaragara. Iyo ubutabera bubuze, ubupfura buragaragara. Amategeko y'ubupfura niyo yonyine agaragaza ukuri. Uzi ibipimo anyurwa n'umwanya we. Ishema ryinshi rizana ibiza ku mugabo.
rimwe na rimwe urasarura kugira ngo utsinde, ubundi ukagumana umwanya muto wo kukuyobora ku ntsinzi. Wakoze kuba warebye iyi video, kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Uri kuri channel ya Lightway naho njye wumva Ndishimwe Joseph, murakoze dusubire ubutaha.